Turagushimiye witeka Mana nziza, turaguhimbaje mu gitondo cy'uyu munsi, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye uburyo waturinze muri iki gitondo ndetse n'iminsi yose yatambutse. Data mwiza, tugushimiye ineza yawe, urukundo rwawe, ndetse tukweretse n'abandi baduteze amatwi muri aka kanya tugiye kubana muri iri teraniro ryacu. Turinginze kugira ngo ubuntu bwawe, amahoro yawe, ineza yawe bare natwe twese. Kandi Data, icyo washimye yuko dusangira muri iki gitondo cyose turakigushimiye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Turabasuhuje inshuti bakunzi bacu, bakunzi ubutumwa bwiza. Turi kumwe muri iki gitondo dushima yuko Imana yababashishije kuba mwashyize urushinge rwanyu kuri Fine FM 93.1. Turabizi ko mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, abari hano mu mujyi wa Kigali, abari mu burengerazuba, Karongi, ba Isaac turabasuhuje, n'abandi muri kumwe mwese, abari mu burasirazuba, ba 6B bari Rwamagana, ba Celeste bari kuruhuha aho biteguye ko duhurira Rweru mu kanya. Abari ku Rweru bo ndabibikiye, ndaza kubahobera kandi hari benshi babakumbuye. Uko mujya muhamagara kuri radio musuhuza abantu, natwe turaza kubabaramukiriza, ariko mbaye mbasuhuje. Imana ishimwe. Nihuse rero ntabwo ni jyenyine uyu munsi, ndetse tubafitiye n'agaseke. Iyo utavuze agaseke rero ntago abantu bagira amatsiko. Ari ngiye kubatera amatsiko. Mbatera amatsiko ko tubafitiye agaseke, ntago ndi bukababwire, ndakabapfundurira igihe kigeze. Reka ibumoso bwanjye hano umuntu harabasuhuze. Arakoze cyane Bernard, Pastor Akizifra Veniste muvugana. Nanjye nejejwe igitondo cy'uyu munsi no kubana namwe mwese baduteze amatwi kugira ngo dusangire iby'umwami yaduteguriye. Turabasuje rero mwese muri rusange isi yose, murakoze cyane. Reka nsimbuke umuntu umwe ngiye kukurikiye hariya hakurya. Ni mwene Yesu Ndayisenga Gadi, nkabashimiye Imana kuba itugiriye kandi ubuntu, reka nivugire ingiriye ubuntu ubwo kuza muri aya materaniro yabera b'Imana. Nkaba mbasuhuje rwose, mbifuriza bwa buntu butubeshejeho. Amen. Butunzi bwacu, ubuntu n'ubutunzi bwacu. Buryo umbajije Imana yagukirishije iguhiki yampaye ubuntu, nibwo butunzi ifite, nibwo mbifuriza kuko butubeshejeho. Aba nasuhuje rero n'abataba mu Rwanda babibwota amasimbi, nabagusigiye. Ndabasuhuje rwose, ababa reka mvuge amakontina, ngiye kuvuga umuntu umwe sinabivamo. Twageza saa 6. Ababa muri Europe, ababa muri Aziya, ababa muri Oceania, ababa muri Amerika. Ubuntu bw'Imana rwose nabo bubasagirizwemo, bubuzuzwe kugira ngo tubashe gushikama muri isi ya Farao. Arakoze cyane Gadi. Kuri mikoro ya gatatu, ya mbere ni Bernard Munyeshuri murimo kumva. Reka rero nakire n'umuvandimwe uri ku yindi mikoro. Karibu, egera mikrofone. Ndabaramukije. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndishimiye kubana namwe uyu munsi. Nitwa Nkurunziza Dani bantazira Dudu benshi niko banzi. Ego nkabantuye mu gihugu cyo mu Bubiligi Anvers. Tubana n'abakozi b'Imana ba Papi mukorana. Papi ni nawe yantumiye, turamusuhuje nawe. Ego hama nkabanubatse, mfite abana batatu. Hama muri iki kiringo twari tuciye ngaha mu karuhuko. Hama nukuri murakoze kumakajya ko kubana namwe tuganira iby'umwami Yesu. Arakoze cyane muvandimwe Nkurunziza. Agataho na Papa ari ku murongo, nawe yashabasha gusuhuza abatumva. Papi turakwakiriye kuri mikoro ya 5. Shalom. Shalom. Abasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Yego. Kandi ndishimiye kubana namwe. Yego.
amen. Allo? Amen. Ya. Papi turagusuhuje. Yes. Shalom, shalom umunyeshuri n'abandi bose. Kandi Shalom. tugushimiye umuvandimwe agaseke atuzaniye agiye kudupfundurira muri aka kanya. Okay. Reka rero dukomeze dushimye Imana kubwa nkuru nziza muri iki gitondo. Tunezerewe no kukubona. Tumaze iminsi tuganira ku murongo uri mu bice 14 bya Yohana, umurongo wa 20, utubwira ko Yesu abwira abigishwa bati data ari muri nge, muri nge nanjye ndi muri mwe. Nkuru nziza. Ubu nubwo agaseke niwe ugafite. Niwe ugafite. Turashaka tubwire ari twebwe n'abaduteza amatwi muri make mu minota mikeya, nkuru nziza turi kumwe aka kanya, no muvandimwe turabizi, ariko duheho ubuhamya gakeya, aho muri Kristo uko twahaganiriye, wenda wagiye wumva n'amaudio, ariko aho muri Kristo, kuba muri Kristo muri twe, wowe ubwo buzima, iryo jambo kuryumva, uryumva uti, iyo rigeze muri wowe wiyumvira ute? Duhe ubuhamya gatoya mu minota mikeya tubone gukomeza. Iyo jambo ni jambo ryoroshe kuvuga, mugabo kubibamwo ni ndibaza ko ari kindi. Urazi dukizwa twese twigishwa Kristo, hari aho tugera bakatubwira ati turakeneye kubatizwa twishushanye nawe mu rupfu rwe, hama tuzukane nawe. Ni naho tunavuga rya jambo bivuga ati nabambanywe na Kristo sije nkibaho, ariko ni Kristo muri je. Amen. Donc ndibaza ko naho nyene bifatiye no kumva ati Kristo muri je, ni kumva uwariwe ku buzima bwanje, ico yakoze ku buzima bwanje, nico mpamagariwe uyu munsi, uko mpamagariwe kubaho muri we kugira vy'ukuri agaragare mu buzima bwanje. Hari ibintu bibiri novuga ko bikomeye cyane vyahinduye ubuzima bwanje, kugira ngo ntahure ico Kristo yankoreye. Ni jambo ryo rivuga ati ni ku buntu twakijijwe biciye mu kwizera. Urumva ko ni impano y'Imana, kugira ngo ntihagire numwe yishira hejuru ngo mu bikorwa byone yikijije, nta muntu yakwikiza. Ariko amaze kubikora ku musaraba, akanatsinda, akaduha kugakiza, uyu munsi hari ikindi gisabwa kuri twebwe, adusaba ubuzima dutegezwa kubaho muri we. Ndibaza ko ico kintu tumaze kumenya icari ico, niho tushobora kuvuga ati Kristo aganje muri jewe, ni Kristo muri jewe. Umva aho rero ngaruka kuri iryo jambo yatubwiye ati kugira ubu mwigishwa murambabarira navanga indimi Turacumva na kibazo rwose. mpagararira kuri ku musaraba, kuco yakoze kuwe kubganje, hama akavuga ati ubu rero kugira unkurikire, kugira ubu wanje, kugira ubu mwigishwa wanje, umudisiple. Hari ico adubwira muri Matayo igice 7 ati utiyambuye ivyawe ukikorera umusaraba, hama unkurikire, ntuzoshobora kuba umwigishwa wanje, umudisiple. Rero ico rero nico mvuga ati maze gutahura ico kivuga, kizozana ubwo buzima bwa Kristo muri jewe. Mugabo ntaragitahura, nonamuvuga, nonamwigisha, nonamushingira intahe, ariko kuba muri we bisaba yuko ubwo buzima bwe buza muri je, nkaja munsi y'uburongozi bwiwe biciye muri mpwemu yera, hama nkashobora kwama ivyama vya mpwemu yera buri munsi uko imisi yakabayeho Imana yampaye. Ndibaza yuko singende kure gose, turagenda boroboro. Je numva yuko kuba muri Kristo vy'ukuri ni inyungu twese turabizi. Kuba muri Kristo biduha amahoro, biduha umunezero, biduha ivyisi dashobora kuguha mbese. Ariko kubamo usomye no muri iki gice twako turasoma hejuru gato,
aravuga mu gice umurongo wa 13 ati ndiko nda translating ati nimba munkunda vy'ukuri muritondera ivyagezwe vyanje amajambo yanje hama nzobaha umufasha azokomana namwe ibihe byose azobazanira uko kuri kw'ivyo nababwiye ukumutegezwa kubibamo rero tubibayemo tukavyemera aragaragara niko numva kuba muri Kristo bisigura ni kuja munsi bw'ubwo burongozi kuba mu majambo yadusigiye kwemera mpemu yera kaduhindura hama ubuzima bwa Kristo bukaba muri twebwe urakoze cyane barakirundi rero ndagikunda hari ijambo avuze ngo gutahura buriya gutahura twebwe mu kinyarwanda ntabwo bihura no kumenya cyane urumva twebwe iyo uvuze gutahura nabyo birafite imbaraga cyane ariko ntabwo iryo jambo dukunda kurikoresha Kirundi ni très profond uvuga ngo uba wahumutse amaso y'ubwenge nk'ubugadi dushobora kuba turi hano atatahuye ko hano hasi harimo ji yego gade twaje twicara hano ariko ntiwatahuye yuko hano hasi harimo ikarito ya ji so uyicaye aha ngaha n'inyota ubu ngubu turi no mu gihe cy'impeshyi inyota yanakwishe waguye umwuma ariko ntiwatahuye urumva twicyo twita gutahura hari ukumenya ariko hari no kuba ikintu cyari gihari ariko ntugitahure yego pastor ari ikintu rero avuze ati maze gutahura icyo Kristo yatumariye no kuvuga ngo abantu n'abanyarwanda kanivugira hano sibyo Yezu baramunsi wavuga Yesu baramunsi Isa na Isa bin Maria mu barakoze gadi kera yitwaga Twaha we aya mazina nayizi aranayazi nuvuga ngo Yesu iryo zina bararizi bararizi kurime ariko ikintu bakeneye kumenya nayo mubana bahunze yaravuze no gutahura no gutahura ikiri muri iryo zina no gutaha kuko ushobora no gushinga rwose urusengero kayivuga uti izina rya ukanaryandikaho hari ariko ukeneye gutahura icyo Kristo yatumariye imvu ndavuga icyo nari nkuyemo ba pastor nabaraza tubwire gutahura icyo Kristo yatumariye nicyo kintu kitwicaja nicyo kintu turimo kubwira abaduteze amatwi Yezu ntabwo ari izina rishya tuzanye nanjye nimvuka nari sanze ariko ukasanga abantu barifite ariko ukaza umwuka wera Imana ikaza gutuma utahura impamvu ki Yezu yaje kwisi aho rero ntiwasaba gutahura nsuhuze kandi nshimira Imana ku bantu bamaze gutahura icyo kintu kandi n'abakomeza gutega amatwi kino kiganiro bazagera aho batahure ikindi kintu nkuyemo mu kintu uvuze ni ukujya munsi y'ubuyobozi gade twari turi ku ijambo rivuga ngo Kristo muri twe aje nkandi aje nk'umwami aje nk'uwo nje kuyobora kuko turi kuri ijambo rivuga ngo Kristo muri twe wowe Kristo muri wowe umutunze nkandi ni umwami aje nk'umuyobore ni umukozi uje kuyobora aho hantu rero tware Kristo muri twebwe ninde twebwe turi bande kuri muri twebwe karibu pastor ahubwo nongeye kucyuvuga shingiye ku magambo manera taramaze kuvuga aha arabwirwa bande ni bande bariho bamubwirwa uyu mwanya aya magambo turo dukoresha ni amagambo yavugwaga abwirwa abantu buntu Kristo akibana n'abantu ariko inyuma ijambo ry'Imana ryo Yesu akiraho yarabateguje arababwira ngo hasigaye igihe gito abisi nibo bakimbona abisi bamubure hasigaye igihe gito abisi nibabe bakimbona kuvuga rero ngo hasigaye igihe gito abisi nibabe bakimbona yabivugaga aganisha aho yendaga kujya
kugira ngo abamaze gutahura rya jambo bavuga kumuhishurirwa cyangwa kumumenya bo babane nawe kumumenya no kubana nawe rero ni ukuvuga ngo bagombaga gusobanukirwa neza uyu muntu uwo ari we, bagasobanukirwa neza uwo bavuga uwo ari we, kuko bamuvugaga bamuzi, abisi bamubonaga aho ngaho, ariko amaze gupfa kuko batari bakimubona, filimi birizinze birarangira. Ariko noneho babandi bijuru yavugaga n'ubundi ntabwo yari abasize. Impamvu yavuga ngo simbasiga nk'imfubyi, ntabwo mbasiga nk'imfubyi, ahubwo nzabana namwe. Nuvuga rero ngo abariho bamuvuga n'abamaze kumutahura n'abagendana bwa buzima bwe n'abamaze kumutahura, wa mugani rya jambo bavugaga. Abamaze kumutahura rero bicaye muri we, babana nawe, kandi nta cyamutandukanya nabo. Gadi, tumaze igihe kirekire tuvuga nubwo tutafashe kuri iyo topiki, ariko twabonye Kristo nk'umukiza, twarabibonye ku musaraba, ariko noneho Kristo muri twebwe nabikomojeho mu kanya nk'umwami, kuko ubu turi muri Kristo, nzaba muri mwe. Kristo ashobora kuba muri twe, ndabizi mu mpande zitandukanye, ariko muri aka kanya Kristo abaye muri wowe, kuko pastor icyo waruvuze uti amagambo arabwirwa abandi, kuko abakeneye kumuhishurirwa n'abisi. Ribara yavuze ngo hasigaye igihe gito, abisi ntibaye bakimbona, ariko niba muhishurirwa nyine kugira ngo bamubone bizaba bikeneye ko bamuhishurirwa. Niyo mpamvu baza guhugura, uko hahishurwa igihishwe. Siko bimeze se, hahishurwa igihishwe. Impamvu nuko yavuga ati ubu turi kumwe, buri wese arambona, ariko mu gihe gitoya ubwo ndatangira harazaho ikiza kuba gihishwe, mbonwe n'umpishuriwe. Uwo mpishuriwe azaba ndeba. Reka ngufashishire ijambo kugira ngo ahari wenda abaduteze amatwi baryumve ko atari byo turiho tuvuga. Reka duhere wenda ahangaha Yohana 14 uhere ku 19. Haba ngo hasigaye umwanya muto abisi niba be bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Amen. Urumva ko yababwiraga ababwira igihe bari ko araho, ariko aganisha kuko ndiho namwe muzabaho. Ukuvuga ngo yashakaga kuba ateguza abo bazaba bari kumwe nawe. Uyu munsi rero abaduteze amatwi turiho turababwira igikorwa cyamaze gukoreka. Uyu munsi iyo tubabwira rero ntabwo tuvuga nk'uwari uriho, tuvuga nk'uriho, kandi natwe twabayeho kuko yabayeho. Iyo tubabwira rero abaduteze amatwi tuba tubabwira kugira ngo uyu mwanya bazamure ibyiyumviro byabo by'abantu bamaze kuba muri Kristo, bumve ko nawe ari muri bo. Si bariho ku bwabo rero, bariho ku bw'uwo wababereyeho akanababeshaho uyu munsi bakaba bariho. Gadi kutubwira ari muri bo nkandi, hari ishusho imwe nshaka unyereka ari muri bo nkandi, kuko neho nari mbikomojeho. Yesu Kristo ni umwami n'umukiza. Umukiza twabivuze, sibyo? Ubuzima ari muri bo nkandi. Urabona Yesu, ibya Yesu buriya ni bigari mu nguni zose, nkuko nawe ari mugari. Yesu muri icyambere ubundi njya ntandukanye ibintu. Urabona yarazamutse ajya mu ijuru. Ubu ni Imana. Ni Imana, ntakiri wa muntu wararaga ku musozi akazindukira mu rusengero akajya mu bwato agasinzira. Ubu ni Imana. Yasuye muri reka mvuge ngo yasuye muri bwa Yehova bwiwe, ni burema byose, usibye ko akugirira ubuntu
akakwiyereka nk'umuyerekwa ntabwo aza nka Yehova aza nka Yehoshua wa muntu wahawe ubwiza ariko mu kuri ubu ni Imana irebera hose icyarimwe izi byose ibera hose icyarimwe nuko ateye. Iyo tuvuze ngo ari muri twebwe ubundi niki kiba kiri muri twe? Sinzi icyo kintu cya mbere. Urabona, reka mbahe ipica. Yohana ari mu kigo cya Patimo, abonye umuntu yikubise imbere nk'uwapfuye. Okay, ushobora gusobanura gute ukuntu ari muri Yohana ariko nanone akaba Yohana arimo kumubona ateye ukuntu? Niki kiri muri Yohana dushobora kuvuga ko gishobora gutuma tuvuga ko Yesu ari muri we? Sinzi ko muzi yashatse kuvuga. Yesu ari mu ijuru azi yuko agiye guhura na Yohana mu kigo cya Patimo, ariko mu ijuru ni Imana mwuka irimo kurebera isi yose icyarimwe, irimo kubona Yohana aho ngaho kigwa Patimo, ariko ikabona nabo Empereur Domitian arimo gutoteza hariya. Urabona ni Imana. Ariko niki kiri muri Yohana gituma tuvuga ngo Yesu ari muri we? Icyo rero nicyo ushaka ko tuganira. Kuko hari ukuntu tuvuga ngo Yesu ari muri je tukamushaka nkaho nkuko mwene data nkuruze yicaye ngaho yicaye ku ntebe mu mutima. Hari abantu babishushanya gutyo, ariko siko bimeze. Siko bimeze vraiment. Niki gituye muri we? Hatuye ijambo rye. Ndashaka kugira ahantu umbajije uvuga ngo Kristo ari muri twe nkande. Urabona, ni ijambo rye riri muri twe. Anga kenshi mise nkunda nsubira ku bakozi b'Imana, kuko icyo babwira abantu nicyo kiri bugaragaze Yesu uwo ari we muri bo. Rero sinshobora kukubwira directement ngo Yesu ngo ni umwami muri je kandi nta jambo ryamwimitse nk'umwami nigeze nakira. Sinzi ko munyumvisa. Nuko ntashobora kumwita umukiza wanje ntigeze kumva ijambo rimwimika nk'umukiza, kuko kwizera guheshwa no kumva. Numvise rero ko Yesu ari umwami, biraza kumwizera nk'umwami. Efeso ko ari umwami ziratangira kugaragara muri je. Ibiranga ko ari umwami, ibyerekana ko ari umwami, bihita bigaragaza koko. Biragaragarira muki? Mu kutiyobora nk'uko mwene data yabivuze. Ndahita njya munsi yiwe menye yuko nubwo ndi umwana ariko nanone untuyemo ni umwami. Ijambo rero tugaburira abantu niryo riri butume bamenya ko bahishukiriye si umukiza gusa, ni n'umwami. Bantu twamaze igihe tugaragaza ukuntu Kristo muri twe nibyo byiringiro by'ubwiza. Kristo muri twe nibyo byiringiro by'ubwiza. Ariko ntabwo twigeze kubabwira ko uyu Kristo byiringiro by'ubwiza ni n'umwami ategeka mu rusengero rwiwe, mu ngoro yiwe ariyo mitima yacu. Kwisizana avuga ngo nzatura muri bo, ariko nanone nzagendera muri bo. None nagenda twebwe tuzaba turi imbere yiwe cyangwa tuzaba turi inyuma yiwe? Tuzaba turi inyuma yiwe. Uvuga ngo rero ni umwami. Kera hari ikintu cyiza abami bakoraga kera uyu munsi kidakorwa n'abakuru b'ibihugu. Kera umwami ntabwo mu ntambara niwe yajyaga imbere, ingabo zigakora umugaba. Niyo mpamvu bavuga ngo ni umugaba w'ikirenga. Ntabwo yicaraga mu ngoro ye mu ntambara ngo abami bagende. Reka muri uka Dawidi bayo waje mu ntambara wagasigara cyane cyabaye. Yahise ahitana Betisheba kuko yari mu mwanya utaruwe. Mu gihe abami babaga bari mu ntambara nibo babaga bari imbere. Iyo rero bivuga ngo Yesu abangusizera ngo Yesu azatura muri twe, agendere muri twe, azagendera muri twe nk'umwami. Twebwe tuzamukurikira. Niyo mpamvu mu Bisirayeli hari ukuntu babaga bafite igitabo ngo cyandikwamo intambara z'Uwiteka.
hari n'amazima wamwita ngo Uwiteka Nyiringabo. Intambara zose zarwanaga bazitiriraga Uwiteka n'intsinzi yose bakazandika mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka. Kristo rero muri twebwe n'umwami, arwana n'iki muri twebwe? Arwana na kamere yacu. Rero ni uturangaje imbere. Niyo mpamvu bivuga ngo nimuyoborwe n'umwuka nimuzagira gute? Nimuzasohoza ibyo kamere ishaka. Iyo bavuze kuyoborwa, tuhita tuvuga ko uyobora rero ni umwami. Uko kuyobora rero aragenda anyuze hano kurikira, kuko nukurikira ikiri buze nuko hari umwanzi uri bukubitike hariya witwa kamere. Kristo muri twebwe rero si umwami gusa, nako si umukiza gusa, uwo tureba tukagira ibyiringiro by'ubwiza, uwo tureba tukavuga ngo amina, twahawe gukiranuka kw'iteka dutuyemo, uwo tureba tukavuga ngo dufite amahoro y'iteka. Sawa, ariko sasa haravugwa ngo agendera muri twe, ni umwami ugendera muri twe. Iyo agendeye muri twebwe rero tugomba rero kumuyoboka, niko kuyoba, kuko iyo agenda twebwe turakurikira. Aho hari ibintu byinshi, hariho no kuba umwigishwa aba inyuma y'uwigisha. Ni umwami, imbere y'umwami rero burya abakristo n'abana beza bazi gufunga inguni. Uzi kumuguza kuvuga ngo jewe ndi umwana w'Imana, sindi umugaragu. Ariko iyo twinjiye muri ikintu kivuga ngo agendera muri twe directement, twebwe twitwa abagaragu. Kuko tugenda dukurikije amabwiriza ye. Niyo mpamvu wumva Paulo muze kubwira ngo buriya Kristo iyo tuvuze ngo ni ari muri twebwe ni imbuto ye. Iyo mbuto ye iza neza iduha amashusho yose Yesu yari afite akiri mu isi. Aka kantu ndagasubiyemo, ni imbuto dutuyemo yaduteretsemo, kuko bivuga ngo twabyawe n'imbuto itabora. Iyo mbuto izifite amashusho yose Yesu yari afite akiri hano mu isi. Ari hano mu isi yitwaga umwana w'Imana, ari hano mu isi yitwaga umugaragu w'Imana. Niko Petero yamwise ngo wa mugaragu ukiranuka mwaramwanze. Yari afite ishusho y'umugaragu, yari afite ishusho y'umwami. Iyo rero turimo guhabwa ijambo rye, kuko aho niyo ruzingiye, iyo turimo guhabwa ijambo rye by'uburyo bwose, tuza kwisanga natwe turi abana, tuza kwisanga natwe turi abagaragu, tuza kwisanga natwe turi abakozi, tuza kwisanga natwe turi ibikoresho uko Kristo yarateye. Gufunga inguni rero ngo gende umwana gusa, iby'ubukozi ni iby'abakozi hariya, oya, ahubwo wowe ntabwo uzaguka mu mwuka. Uzagumura wirira ndi umwana. Ariko reba Paulo haravuga ngo ubwo turi abakozi bakorana nayo kubw'imbabazi twagira. Ntiwumva? Nyamara aganiriza abikorino akavuga ngo bene data abikorino, aho nawe yibonye nk'umwana w'Imana mu bana b'Imana. Ahandi akavuga ngo uwiyeza akitandukanya azaba abaye igikoresho. Urabibona? Ibyo byose rero bibitse muki? Bibutse muri ya mbuto itabora yaduteyemo. Niyo mpamvu nababwiye Yesu ari mu ijuru. Iyo tuvuze ngo ari muri twebwe ni imbuto ye. Uko rero irushaho kugaburirwa, kuhirwa, igenda itonuka, igaragaza inguni zayo zose, imiterere yayo yose. Abakozi b'Imana rero tutavuga Kristo mu nguni ze zose, tuba turimo kwihemukira, ubundi tukanahemukira n'abana b'Imana. Kristo muri twebwe rero ni umwami, kuko atura muri twe nk'ibyiringiro by'ubwiza. Ariko nanone Bibiliya ivuga ngo azagendera muri twe. Reka twasome iryo jambo, Abikorino ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 16. Ni n'isezerano. Abikorino ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 16. Anditswe ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Yego. Nkuko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Urumva ibi bintu bibiri, azatura
azagenda azatura ni ukuvuga ngo ni umukiza ariko nanone azagenda none nagenda abamukurikira bo bazaba abandi bazaba bitwa abandi ni abigishwa reka nongere irindi rya nyuma ko avuze ngo nk'uko isezerano riri muri Zakariya hadusomere naho igice cya 6 umurongo wa 12 Zakariya igice cya 6 Zakariya igice cya 6 umurongo wa 12 handitswe ngo umubwire uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati dore umuntu witwa Shami uzumbura azamera ahantu he nihe kandi niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka 13 ni koko niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka azagira icyubahiro yego azicara ku ntebe y'ubwami ategeke yego kandi azaba umutambyi ku ntebe ye yego bombi bazahuza inama zizana amahoro amen haleluya uranyumvira ijambo ry'ubuhanuzi none huza n'iri ryo mu Bikorino azubaka urusengero rw'Uwiteka urwo rusengero rurazwi mu isezerano rishya muri urwo rusengero azabamo azaba ibintu bibiri azaba umutambyi aho twumva agakiza n'ubwishingizi bw'agakiza kandi gahoraho kuko ni umutambyi atari mu rwego rwa Aroni ni urwego rwa Melikisedeki ni ngo ni umutambyi uhoraho ariko si umwami muri urwo rusengero nta kuko urumva umutambyi muribuka yuko mu ihema ryo mu butayu nta ntebe yabagamo bahoraga bahagaze bakora ariko mu rusenge ahera Kristo yinjiye ngo hari intebe Imana mwe ngo urarangije icara urumva rero mu rusengero rwe ariko gutamba birarangiye icaro no kumwami icara mundi vugo muri twebwe n'iki tuva ngo muri ngo nzatura muri bo yaratu mundi vugo kubera iki yatuye yararangije umurimo ni umutambyi aho gakiza kacu kari yasuye nimo Paul ngo Kristo muri mwe nibyo byiringiro by'ubwiza urumva aricaye muri twebwe n'ibyiringiro by'ubwiza nagakiza kiteka no gukiranuka kwiteka kuturimo n'amahoro yiteka n'imbabazi ziteka yaricaye ibyo byararangiye ariko sasa isezerano kavuga ngo azagendera muri twe none ngo mu rusengero rwe azaba n'umwami umwami rero nurangaza abandi imbere mu ntambara muki bivuga ngo rero Kristo muri twe ni umwami tugomba gukurikira umwanzi turwana nawe ntabwo ari w'inyama n'amaraso ni kamere niyo mpamvu bivuga ngo ni mwiyambura umuntu wa kera gute rero tuyoborwa n'umwuka babavugije amuvuzeho bihagije kandi mu by'ukuri amuvuye imuzi n'imuzingo ariko ntago bihagije yego ntago bihagije kuko ndashaka pastor hari intambara numvise hariya kandi abaduteza amatwi bajya babwirwa kuyirwana nicyo naringiye kuvuga icyo kintu cyo kitubwire uburyo kuko abantu tuteze amatwi Imana ishimwe kino kiganiro cyangwa iyi topic izarangira abantu bibwira ko iyo uvuze ubuntu ubuvuze kugaburira kamere hano bizarangira babonye ko icyo ahubwo barimo kurwana intambara itari yabo yego pastor tubwire cyangwa se na Nkurunziza akurikireho sibyo uko nawe afite ukuntu abyumva cyangwa reka Nkurunziza banze vugaho gake ni gake cyane vugaho gake ni nabyiza ko nawe nk'umushyitsi atubwira imibereho y'abari muri Kristo Yesu bagiye kurwanirwa ya ntambara cyangwa barayirwana ndavuga nahuranyije mereye ku cyo Gade yaravuze uyu munsi hari ibyo dusoma muri Bibiliya tugasoma ngo imbuto za mwuka imbuto za mwuka twamara kuzivuga tukaza kuzihuza na kamere mu kuzihuza na kamere
umuntu bakamwigisha ibihwanye na kamere uko iteye, noneho ukaza gusanga baratoza umuntu ngo kora gutya, nyamara yakabwiwe ijambo akaba ari ryo rigiye gute rizana za mbuto za mwuka. Kuko iri jambo niwe Kristo, niwe Mana, niwe mwuka, kuko Kristo nyine ari nawe mwuka yaturangaje imbere, akaba umugaba w'ingabo, niwe utanga icyerekezo amina cyaho umuntu agomba kujya, niwe werekana inzira umuntu agomba gucamwo, noneho nubwirwe ngo kora ahubwo agakora. Iyo akoze rero ntabwo hakora wa mubiri wacu cyangwa ngo hakore kamere, ahubwo hakora rya jambo ry'Imana riri muri wowe, ari ryo ribasha kudukuza, ari ryo ribasha kutuyobora tukayoboka umugabo uturangaje imbere. ndetse pase urukundo, kamere ishobora kugira urukundo, kamere ishobora kugira uburyarya cyane, kamere ishobora kugira uburyarya ikakwereka ko igukunze, ariko iyo igukunze ikikwereka ko ari kamere. Iyo igukunze igukunda iciye mu nyungu zawe, ntabwo ushobora kugukunda ngo ugukunde nko kwitanga. pastor subiramo ko kantu uvuga karakomeye. Kamere iyo igukunze igukunda iciye mu nyungu zawe. Ako birako kantu mwakumvise, reka tugacukumbura. Kwako urabona Paulo yaravuze ngo mu gihe kimeruka, ngo amatwi y'abantu ngo azaba barya, bishakira kumva ibyo bashaka, ngo bazibanura abigisha rero bazajya bicara hariya bababwiriza ibihwanye bababwire ibihwanye n'irari ryabo. Urabibona ngo azaba yicaye hariya ngo muvugabutumwa cyangwa pastori agiye kumbwira ibyo nshaka. Urumva kamere rero ije kugukundira mu cyo ushaka, kuko n'ubu aza kubwira ko ibyo ashaka, ariko nawe ari kubwira nawe uzamuha ibyo ashaka. basa n'abaho kamere y'urugero kandi yaragiye kunyunganiraho gato. Nk'urugero natanga, uyu munsi abantu bariho barasenga Imana, ariko mu gusenga Imana barayisenga nk'abafite icyo bayishakaho. Rimwe barashaka ko ibaha ubugingo, kabiri barashaka ko ibakura mu bukene, gatatu barashaka ko ibakorera ikintu iki ngiki. Urumva ntabwo bigeze bakunda Imana, ahubwo bakunze ibyitanga kubw'ibyo ishobora kubaha. Iki kintu rero gitandukanye n'imbuto za mwuka, aricyo Bernard yarabajije ngo ese umuntu ashobora gukunda kamere? Kamere ishobora gukunda, ahubwo hakunda kamere, umuntu akakundira muri ya kamere akaza kuyiterura akayitirira iy'Imana. Nyamara yayikundiye ariho avuga Imana ayivugira muri kamere ye, ari nako ahera ko yigisha akavuga imbuto za mwuka. Yavuga imbuto za mwuka agashaka kuza ngo akwereke ibyo uzakora kugira ngo Imana nayo igire icyo igukorera. Buriya se niba nabajije neza mvuze ni kamere irakunda ariko irikunda. Nibyo navuze, niba yikunda rero nibyo navuze, urwo rukundo ni urwayo. Nibyo navuze ngo umuntu ashobora gukunda ariko akundiye mu nyungu ze. None pastor, iyo akundiye mu nyungu ze rero ntabwo bakunze, ahubwo arikunda, aricyo wari uvugaho. Niyo bimeze gutyo rero kamere irakomeye. None ko mu Bikorinto batubwira ngo niyo natanga umubiri wanjye ugatwika n'ibyanjye byose nkabiha abakene. Ahangaha twuve, kuko hari abantu bavuga ngo urabona ngo bakoze ibikorwa by'urukundo, siko bavuga ugiye gusura imfubyi n'abapfakazi, ubashiriye imyenda, nako bashiriye imyenda, ni imyenda yoho amasirumba yikunda ko kizi gutozwa uvuze impuzu babyishize nta butinde n'amasaku. Mu Kinyarwanda ni imyenda. twebwe habaho ibyitwa impuzanyito. Urushije ku masaku ubuvuze ikindi, ukabashira imyenda, iyo myenda ukabashira ibyo byo kurya, bahita bavuga ngo akoze igikorwa cy'urukundo. Ariko
tinya ko nasomye kiriya gice cy'abikorera wa mbere 13 numva ngiri kamere ndayitinye kabisa avuga ngo niyo natanga ibintu byanjye byose nkabiha abakene ngo akongera ngo yewe n'umubiri wanjye nkawutanga ngo utwikwe ngo ntafite urukundo comment peux-tu faire ça sans que tu aies l'amour gute ushobora gukora ibyo udafite urukundo n'umubiri wawe ukawutwika kumbi kamere ku nyungu zayo bibaye ngombwa yuko inatwikwa yabikora ku nyungu zayo ifashe n'umutungo wayo ikawuha abakiriya yabikora. So rero bivuga ngo urukundo ntabwo ari ibintu, ntabwo ari ibikorwa. Urukundo ni umuntu ni Imana. Ya urukundo nyarwo ni umuntu ni Imana. Nkunzi ari ikintu nanjye ncaho kukwibariza mu kibazo nari mfite. Twari turimo tuvuga urukundo. Ese ko mu muntu ashobora kuvamo ibyo byombi, kuko muri Bernard hashobora gusohoka muri urwo rukundo nk'imbuto ya Mwuka, ariko akabasohokamo n'urukundo, kandi ari kamere. Ahubwo rwa rukundo rusohotsemo muri za ntambara Gadi yavugaga, Kristo muri twe aza kurwanya iyo ntambara yo kwica kamere, akaza no kwica urwo rukundo, urwo rukundo yansanganye, urwo yansanganye rwo kwikura, urwaje kurwica, kugira ngo rusohoke. Sinzi niba nza kuba nkibajije. Gadi tusohokanye mu kanya hangaha, turangije kino kiganiro, avuga ati ni mu gitondo ducanga nkugurira amata, kandi nari nanashonje, anguriye amata. Birashoboka ko ayo mata ashobora kuba aturutse muri kamere, cyangwa se aje mu rukundo. Nituvuga urukundo nyine n'urw'Imana, izindi ntazo. Urukundo nituvuga urukundo mbese ni Imana ubwayo, icyo kintu gikoze. Ese ibyo bintu bibiri bishobora gutandukana, byamenyana, byagaragarira he? Biratandukana gose Yesu yarabitandukanyije. Ngerageje kumva ibyo twavuze byose, harimo ikintu kigaruka, urukundo ni jambo ni Imana. Yesu ari kuri ino si camuzanye, yaje gushitsa ubugombe bwa Data. Ubushake gusohoza ubushake nanjye nakemenda. Rero mugabo mu kubikora vyagiye kugaragara, ubu tubihishurirwa neza ico yakoze, ubu byarangiye. Ariko bikiba yari mwisi, yagendana n'abisi n'abigishwa biwe, yabigishije. Usomye muri Matayo nko kuva kuri 5 gushika kuri 7, hariho amagambo menshi yabahaye, inyigisho nyinshi yabahaye y'ukuntu bari bakwiye kumera mu bwami bwe. Romva hama yahuye n'abantu benshi, arabakiza, bagirira neza, yakoze ibitangaza byinshi. Mugabo ibyo byose yari ku nzira imujana ku bushake bwa Data, ku musaraba. Nico cyaje camuzanye, sivyo? Rero ijambo ry'Imana rivuga ati ngo Imana urukundo yadukunze nuko yatanze umwana we. Urumva ngo urukundo samaranga mutima, ni igikorwa kigaragara. Yatanze umwana we kugira dukizwe. Unakomeje hepfo avuga ati Yesu ntiyaje amajambo, Yesu ntiyaje gukondana abisi, gucira yaje kubakiza. Yaje kubakiza, ariko abisi kubera kuba muri darkness, mu mwiza, ibikorwa byabo mu mwijima, nibo batashatse kwakira urwo rukundo rw'Imana. Urumva urwo rukundo rw'Imana ukuntu rumeze. Rero tugiye muri gushika mu gice c'indwi muri Matayo, niho Yesu ababwira ati aya magambo yose nabigishije, yose nababwiye, uwo yumvise akayashira mu buzima bwe, akayagendera, ni nk'umunyabwenge yubase inzu yiwe ku rutare, aho imiyaga yaca canke biki ntirusenyuke. Mugabo ubishinze kuvyumva nta bishire mu buzima bwe, yubakiye ku musenyi. Urumva niho twagarutse n'ahandi avuga ati aracikatse akatubwira ati rero reka mbabwire ukuntu mushobora kuba banje. Utiyambuye muri Matayo 14, utiyambuye ibyawe, udahevye ubuzima bwawe, wikorera umusaraba wanje, unkurikire, ntabwo uzashobora kuba wanje.
ntuzashobora kugira kamere nk'iyanje. Rero muri iki gice ca 14 hari ahantu bavuga ko wadusomera ku murongo wa 23 Yohana 14 twari turi ku murongo wa 23 gushika kuri murongo wa 26 turaba urukundo Yesu atubwira ugwa ariko kuri twebwe. Aravuga ngo Yesu arabasubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe. 24 ariko utankunda nitondere amagambo yanjye kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni rya data wantumye. 25 ibyo mbibabwiye nyiri kumwe namwe, ibyo mbibabwiye nyiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose abibutse ibyo nababwiye byose. Amen. Amen. Abibutse naho tutari kumwe duhamagariwe Yesu niwe jambo kwa bivuze. Duhamagariwe ko iryo jambo umwuka wera yamuduhaye kugira atwibutse ayo magambo ya Yesu, kugira ayo magambo abari yahindura kamere kacu. Hama kamere kacu nikahinduka uyo koravuga umukristo w'uyu munsi wakijijwe intambara gwana ntizikiriza umwiza na Satani ni za kamere kuyoborwa n'umwuka canke kuyoborwa n'umubiri. Urumva niyo ntambara dufite. Rero mu butumwa bwiza bwose tuvuga dufise n'udushaka kubwira abisi harimwo amadoktrine menshi. Amadoktrine ni inyigisho nyinshi. Hari inyigisho kugakiza, hari inyigisho kukwizera, hari inyigisho kukwizera ibitangaza, hari inyigisho zishi. Mugabo hariho ikintu gikomeye, inyigisho y'umusaraba. Yego. Inyigisho z'umusaraba nizo zitugarura aho byatangura ubuzima bwacu na Kristo. Rero umukirisu iyo umusaraba yawukuye mu buzima bwe akaba atari itakiri fatiro y'ubuzima bwe yo gutahura ico Yesu yakoze, mugabo nico ariko aradusaba ati ubu ko nabacunguye ko nabakijije hageze ko mufata ubuzima bwanyu namwe mu bushire ku gicaniro. Nekereza ko ntabwo akuramwo umusaraba muri we. Inde umukristo nekeza ko dakora umusaraba muri we, ahubwo nekeza ko bataba yigishijwe inyigisho z'umusaraba. Oya ngera ndakigaruke ko akagisobanurira harimo bibiri ufite shaka kwerekana responsabilité canke ico umukristo ahamagare kuri we kugira ngo abe compatible n'ivyo Imana yamuhaye. Yego. Sivyo? Sino wobaza ati none ko Kristo yabikoze byose ubwo ntaco dufite dukoramo. Urumva niyo muvuga ati nibo muvuga ati kwa gawe umugaraguye ayo gaje ati kuba umwana ni kimwe kuko wiswe umugaragu buryo ni ikindi ko hari izindi instruction ugiye kumvira za shobuja. Ntekeza ko nico ndiko ndagaruka ko nani Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe aragerahana kabaza mwumva bambwiye bavuga ko ndinde. Sivyo? Baravuga uko bamwumva abo hanze n'umukiza n'umuprofete ni Elia ni uko bamuzi. Mugo ico kibazo yariko gihindukiriza kuri babandi azasigira kuzoshinga intahe bavuga ubutumwa ku batamubonye batabaye. Abaza ba Petero ati none mweho tugendana munzi tujyamana mwumva ivyo navuze mubona ivyo nkora munyita ko ndinde. Petero aravuga ati uri umwana uri Mesiya umwana w'Imana. Yesu acaravuga ati ivyo rero wewe ntubibwiwe n'umubiri n'amara ntibishobora kuva mu muntu ni mpemu yera aguhishura iryo jambo kandi kuri iryo jambo kuri uko guhishurirwa nzokubakwa ko ishengero ryanje. Urumva rero na ayitogera tuvuga ati iri jambo Yesu yadusigiye bifatanyije n'ukuntu twasomye ati umwuka wera yadusigiye aduhishurira tutarahagera mpemu yera ataduhishuriye uwo Yesu ari by'ukuri turamwitiranya gusa n'umuntu atanga agakiza. Turamwitiranya gusa n'umuntu yaduha akazi yadukemurira ibibazo vyacu bikagarukira nizanye ngo turavuga. Mugabo ivyo biguma muri kamere. Mugabo kuzagera ahantu urumva Yesu kumwe twavuga ngo n'umwami araganje. Yego. Iryo jambo riraganje. Nuko iryo jambo bifatanye namwe mwera muri twe ribe riko rirakora ico gikorwa cy'umusaraba muri mitima yacu. Yego.
urumva tutemeye rero ko rikora ico gikorwa tuguma bavuga Yesu mugabo atahindutse indani bagendera mu mubiri niyo za bya bintu twavuga byose ati bone muri Galatiye turashobora nukeneye n'inyabirebire muri Galatiye kurabona imbuto z'ukuyoborwa na mpemu n'imbuto za kamere yacu ibyo nta muntu akeneye kubikwigisha twese turashaka kubisoma donc bisigura yuko turasabwa kwemera ko mpemu yera akora ico gikorwa c'umusaraba niho nariko ndagaruka mvuga nti hari umuntu atacemera ico gikorwa akavuga ivy'agakiza mugabo ico gikorwa c'umusaraba kitariko kirakogwa hari ikintu rero hari aho Gadi yabivuzeho avuga ati hagize uhagarara impamvu umuvandimwe nkuru nziza wenda twe tuba turi hano kenshi hari n'abantu benshi baduhamagara hari abavuga bati byararangiye nta gisabwa ndagira ngo mpuze nicyo Gadi yavuze byararangiye nta gisabwa ni ukuri uko ni ukuri kugira ngo tuvuke kugira ngo ducungurwe byararangiye icyo ngicyo uzagihakana azaza duhakanye kugira ngo ducungurwe byararangiye nituvuga ngo byararangiye abantu bajye bumva ibyo tuvuga byarangiye ni bihe tutaracyumva Imana iguha umugisha hari umuntu bena reka niwe muce mu ijambo Imana iguha umugisha Imana mfashe nkomereza aho narigeze ndakwibutsa Imana bivuze urabona hari ukuntu ce n'est pas honnête umuntu gushaka gutera abantu kwigira imbere ariko ukabanza gusenya umva ukabanza gusenya ibyo bya mbere aho narindi rero reka mpasoze ubu reka mbivuge gutyo nimvuga intambara ntago ari intambara ariko nimvuga conflict cyangwa se amakimbirane reka ndimo ndabora terime mbivugamo neza hari abantu bavuga bati byararangiye abo rero bamwe mu banyamadini cyangwa se bavuga iyobokamana cyangwa abigisha kuko bahagarariye aho bahagarariye batwaye ikise batwaye umwotsi reka bivuga umugabo ujye ukunda ku pasi ujye kuravuga ngo atwaye umwotsi asiga umuriro sibyo uvuze ngo byararangiye utwaye icyo hari icyarangiye niba uduteze amatwi ukaba uri mu idini runaka cyangwa bakubwira ko gucungura umurimo wo gucungura umuntu utarangiye uwo muntu arimo arakubeshya ahaguruka uve muri haguruka uvemo uhunge sibyo kuko ahangaha twabonye ngo aricara ntabwo yari kwicara atamaze kuducungura twaracunguwe noneho icyo cyo cyararangiye ubundi ntitwagumye no kukigarukaho ariko kuko wavuze ngo gutahura tukibuka ahubwo duhimbaza Imana yego ariko muvandimwe yavuze ati abantu batahure turi hano rero kuko hari abataratahura ko byarangiye byo kuducungura Gadi rero hari ikindi kintu yavuze abantu rwose banga ibijyanye n'ubuntu ariko ndaza kukivugaho ubuntu n'urukundo sibyo wongeye arakamya ubuvandimwe yavuze ndaza kubaza mu kirundi ngo ikigombero niki araza kumbwira ariko byarangiye sibyo hari byatangiye ariko no hari byatangiye bantu muvuga ngo abantu bavuga ubuntu ngo byararangiye sibyo bagiye bavuga ati byararangiye sibyo umunsi byarangiriyeho hari byatangiye ariko ikibazo kibayo nuko abantu bigisha byatangiye batabanje kubwira abantu byarangiye amina abantu mubwira abantu byatangiye ntacyo bazakura n'abashaka kubwira abantu ibyatangiye bakabanza gutesha agaciro ibyarangiye aho rero nta kintu bukoze niho narishingiye avuga igihe nabwira ni sori gake numvise akoresha ijambo rivuga ngo bagakurwa mu musaraba icyo yashatse kuvuga gukurwa ku musaraba n'ikindi njye nacyumve mwiri mukivuze ubu niho ushatse kumva wenda bitewe n'imvugo ikirundi n'ikinyarwanda genda gusa ariko burya hari ubuntu bumwe butagenda busa njye nashatse kuvuga ngo shingiye kuri iryo jambo uvuga nawe hari byarangiye atangira ibindi iyo tuvuga umusaraba tuba tuvuga Kristo yego iyo tuvuga Kristo kwinjiramo ntashobora kukuvamo niyo mpamvu iyo tuvuga ngo byararangiye iyo tuvuga ngo byararangiye ni ukuvuga ngo we mwebwe muravuga ngo aratsiratsiza yaragize ate
yarafunze ararangiza ko ibintu byose birangiye. Ahubwo noneho ababyumva babyumva bate ko byarangiye? Babyumvira hehe? Abumva ko byarangiye nabamaze kwakira undi wabirangije. Hanyuma iyo birangiye hatangira iki? Iyo birangiye kuko abantu benshi bavuga byararangiye, ariko iyo bashyiragaho ko byari n'ibindi byatangiye. Iyo birangiye hatangira iki? Hatangira kwakira ibyarangiye. Buretse gake asobanura ingingo yo hatangira kwakira uwabirangije. Kwakira uwabirangije ninde? Ni ukuvuga ngo Kristo yari yikoreye ibyaha byacu byose. Icyo cyararangiye. Avuga ngo kirarangiye. Hatangiye. Noneho rero igitangiye kwakira Kristo. Uba wakiriye Imana mu buzima bwawe. Ibyo kwakira Imana mu buzima bwawe niho uba utangiye gusohoza imbuto za mwuka. Izi mbuto za mwuka rero aho zitangira aho Imana itangiriye kwakira kukurema bushyashya mu buzima bwawe, akaba yikubera wa mugaba uhurira mu mvugo zitandukanye. Urakoze cyane kuko pastor guhagarara ukabwira abantu ngo bakundane sibyo bishoboka, kandi utabanje kubabwira ibyarangiye. Urwo rubondo uje kubabwira n'urwa kabiri uba wahushije intego. Nokongera ko akantu gera mikoro. Uyu munsi uko tubona ishengero rihagaze nitwahakana kubona yuko hariho challenge bayivuga gute? Challenge ni impinduka. Hariho challenge. David natubwiye n'uheruka mu ishuri vuba. Tubwirije mu Kinyarwanda. Hariho challenge yuko ishengero ntiriko riragaragaza ubwiza bw'Imana nkuko byari bikwiye kuba bimeze. Turabiye nko kwishengero rya mbere ryasizwe na Yesu n'abigishwa biwe, hariho ibintu twari dukwiye gutandukanya. Hariho iryo jambo turavuga ati byararangiye. Umuntu wese asomye muri Yohana igice cya 3 arabona vy'ukuri ko Imana yabikoze, ko Yesu yatanze agakiza. Turabona no mu bindi bitabo Yesu agaragaza ko yatsinze umwijima afise urufunguzo byose. Donc ico ni kimwe cyo kumumenya, kumwakira nk'umwami n'umukiza. Mugabo hariho ikindi yasize cyo kubaka ishengero rye. Hariho agakiza kuri niveau personnel kuza kuri Yesu. Mugabo azoza gutora ishengero rye, bisigura ubuzima bwawe n'ubwanje n'ubwuyu turi kumwe twese, bijanye n'ukuntu twavyifashemo muri iyo revelation y'ukuntu yadukijije. Rero ikintu kigoye no munsi ishengero ni false doctrine bayita gute? Inyigisho z'ibinyoma. Umwansi w'ishengero ni inyigisho z'ibinyoma. Umwansi wanje nk'umukristo ni kamere. Urumva kamere, donc ntekezo kureka mwuka wera akankora. Narakijijwe ndi umwana w'Imana, byararangiye ivyo. Ariko hari uburyo nkiye kubamwo mu nyigisho Yesu yansigiye. Iyo ni kamere mpemu yera dutegereza kunigana nawe misi buri gihe buri munsi kugira ampindure, nemera ampindure. Niyo ni sinzi ko noyita intambara cyane kuko kamere ntifu n'urugendo kamere ntifu uko Bibiliya ivuga, ariko itegereza gutsindwa. Yesu Paul avuga ati mbamba umubiri wanje buri munsi kandi gatsindwa na mwuka. Uramwumva Paul wari we n'umuntu yaronse ihishurirwa rirenze, yamenye Yesu mu buryo butangaje. Niwe yatuzana ibi byose two turavuga ntitwara abayuda. Mugabo arizavuga wewe ati ngwanira kuhata umubiri wanje nkawubamba buri munsi. Bisigura yuko hari igikorwa kibandanya kikurikizwa nk'ubyo bavuze na kagakiza twahawe. Urumva rero ico kimaze kugerwaho, hama nawe ukaba ufite ubwo buzima uri kubana namwe mwuyo nawe tugiye hamwe, niho mwe muyoboka ishengero rye. Birumvikana niho rero nazanyigisho z'ibinyoma turavuga zitaba zigishoboye kugira igifatiro mu buzima bwacu, kuko ubuzima bwacu buri kuri altare, buri munsi ya wa musaraba, ntibwigeze buhava. Urumva Yesu yavuze ati nutiyambura, urumva nutavamo, ntiyatubwiye ati nzobambura, arakubwiye ati je narabukijije, ariko nutiyambura ufata uwo musaraba wawe. Uwo musaraba kumbe turashaka kuwutandukanya. Umusaraba wa Yesu nico gikorwa nk'imwe yateza gukora muri twe buri munsi. Si ya misaraba y'imibabaro dufise bamenshi bavuga ngaha hanze n'ibiki. Urayibona umusaraba
hariho ikiguzi gukurikira Yesu. Umusaraba wa Yesu ni icyo gikorwa, ni ikiguzi cyo kuguma uri kuyoborwa na muri mpemu, kuzuzwa na mpemu, kwama uri mu ijambo rya mpemu. Si ikintu kiri naturere ku mwana w'umuntu, ni n'ubuntu mpemu yaradushoboza kugira tubibemo. Upfa kubivamo gato naho uba waramenye byinshi mu Mana, turayibona cyane gose, ni nk'amatara amashanyarazi acitse usubira kuba umuntu w'inyama. Ntuba warataye identite, ariko wigenza nk'umuntu wo mwisi ntawe utari wo mwisi, bigatukisha izina ry'Imana. Urumva rero hariho ico gikorwa ca buri munsi kuri twese gitegezo kutwuhezana zambuto urukundo nabo dufise muri twebwe. Ujya Yesu atubwira ni imbuto ya mpemu yera, niko bavuga. Patience ni imbuto ya mpemu yera, amahoro ni imbuto ya mpemu yera. Kugira ngo tuzagere muri urwo rugero nuko hari kiguzi dutanga cyo kwemera buri munsi, kwiyambura. Urumva nico nashaka kuvuga rero, hari ico Imana ihagariye ko cyane uyu munsi kwishengero ryayo, yaradutsindaniye intambara ya Satani, yaraduhaye agakiza. Ariko nkakumwe abanyisirayeli yabakura muri Egiputa ikareka ibitangaza, ikica Farawo n'ingabo ze, ntibabuze gupfira mu bugaragwa bose kubera kamere ya. Natwe rero mu mwuka ikibazo gikomeye ni kureka iyo kamere ife nk'ingwano ya buri munsi. Sinzi ko ngira ngo gatoya nekereza ko nta kiguzi dutanga nk'uko uri kubivuga, ahubwo iyo twayobowe n'umwuka dukoreshwa na mwuka. Mu gukoreshwa na mwuka ni ukuvuga ngo habaho za mbaraga zishorewe na wa mwuka zibasha gukora, ahubwo umuntu bikamuha kumvira. Icyo umuntu akora ni ukumvira. Gadi aho ngaho ndahumva Gadi hari ikintu yavuze ikintu cy'ubugaragu. Ahangaha turi ahangaha sibyo, turi hano turi bane na batanu nuri inyuma hari ya kamera. Noneho Gadi akaba hawe kutuyobora. Twebwe icyo dusabwa ni iki? Ni ukwemera kuyoboka. Nicyo rero umuvandimwe avuga ati mbamba. Paulo avuga ngo mbamba kamere yanjye. Nuvuga ngo ubuyobozi bwanjye nabushyize ku ruhande. Nge nishyize ku ruhande, nemera ubuyobozi bw'uyu. Ibyo rero niba baravuga ati ibyo Imana yakubwiye ati shira nguhaye ubuzima, ngushize imbere ubuzima n'urupfu, hitamo ubuzima, ndanagufasha guhitamo ubuzima, ariko singuhitiramo. Nibyo niko ndavuga muri Galate 5 niba bavuga ati nimuyobogwe na mpemu niyo mutazakora ibyo. Donc ntavuga ati nzoza ndabayobore. Yarashizeho ibikwiriye byose, yaduhaye ijambo rye, yaduhaye mpemu wera, yaduhaye impano zose. Urumva yashizeho bikwiriye byose, kuko twabonye urukundo rw'Imana samaranga mutima. Yatweretse yuko yafashe decision gufata umwana wayo akamutanga. Ni ikintu yakoze. N'umunsi yatubwiye ati namwe sindaba force kunkunda, ni muhite mu kunkunda, naberetse urukundo. Nico ndiko ndavuga. Ari jambo cy'abandi dusoma uhita ukomerezaho. Matayo ibice 11. Twe turahari ubwo ntabwo twanari guhaye, twari gutwaye. Matayo ibice 11 umurongo wa 28. Yesu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye. Wemeye kuba umugaragu kandi tumwigireho. Wemeye kuba umugaragu. Narifise kano kakajambo kavuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye. Ngaruka hahandi havuga no byararangiye, ariko imitima yacu yemejwe kuba abagaragu. Amen. Hari abatarabwiwe rero yuko Gadi yavuze ati turi abana b'Imana, turi abana sibyo, ariko turi n'abagaragu ba data. Yego. Urabona ngaho komeza. Sizi burya njavuga ngo igihe nabya burya Imana irakabyara iheka yamaye kubyara kuko byatumye nimenye ntavunitse. Burya theology yanje nayigiye mu rugo. Theology baba ngo
ngo namashuri yigisha Imana kabisa iyanjye nayigiye mu rugo urabona kugira ngo umuntu abeho habaho imbuto y'umugabo n'imbuto y'umugore urayibona bivamo umwana iyo muri uwo mwana havuyemo umukobwa muri iyo mbuto havuyemo umukobwa buriya iyo ukabonye uretse ku gitsina nawe kaba gatandukanye n'umuhungu uretse ku gitsina twose tuba ari utwana ntituzaho isi kaba kara akenshi iyo ugiye kuba umubyeyi amaze ati mwabyaye iki kandi umuraya ko ari umwana ariko kuko ari we wakoze iyo checking akakubwira ati ni umuhungu cyangwa umukobwa ariko umureba hariya ntiwabimenya ariko umuntu umaze kumenya ko ari umukobwa ugafotora imyaka 18 wakabonaho iki amabere sibyo yego utubuno dutandukanye n'utw'umuhungu sibyo hormone zamaze yego ariko ibyo bimugaragaye mu myaka 18 nibije mu myaka 18 cyangwa nibyari biri muri ya mbuto na cyagiye byari bimurimo ariko bitaritamurura yego nukuvuga nta muntu kivuga ngo nta muntu bigiramwo uruhare kugira ngo imbuto byose ibyo bintu bizamugaragaraho mu mubiri biri muri iyo mbuto icyabizamuye niki n'indyo yariye urumva n'igihe n'indyo yariye nibyo byagiye bimukura urumva atangiye kuba develope rero no mu mwuka nuko niyo mpamvu nababwiye igihe Imana iragahabwa umugisha yamaye kuyara tumenye ukuri kwishi kubijyanye n'imikorera muri ya mbuto itabura Petero avuga ngo mwabyawe n'imbuto itabura ari ryo jambo rya Kristo asa hari ukuntu abana b'Imana tugenda tubakubita Mose tukabarusha nyamara twakagombye kuba abantu badevelope iyo mbuto ibarimo kuko muri iyo mbuto itabura harimo kuba umwana harimo kuba umugaragu bishatse kuvuga kumvira si ikintu uzamutamika kive mu ijuru muri ya mbuto kirimo n'ubuzima buri muri we aho ukeneye yego ikibukuza rero Paul avuga ngo nabibye imbuto Apolo yagize gute aruhira none hakabaho Imana igiye gute irema cyangwa yikuza irahaje sasa abakozi b'Imana tubwira abana b'Imana nkaho turimo kurema ibyo basize bafite urumva naho umwana w'Imana agatangira gukorera ibimurimo kandi yakagombye guhabwa ikintu gistimula sizi kuntu ikintu gituma iyo mbuto gituma kura igaragara urabona aho rero niyo ndimo guhagurukira ari naho ntajya numvikana n'umuntu kuko usanga mubona nk'icyo kintu uvuze mwemere muri iyo mbuto harimo kwemera urabona harimo kwemera kujya ku musaraba kuko Yesu ntabwo bamwigishije kujya ku musaraba umwuka wari urimo ko agomba kujya ku musaraba niyo mpamvu yavuze ko iki nicyo naremewe rwo bimurimo none se utekereza ko byamutewemo ryari kuvuga ngo ibyo kurya byanjye ibyo byamutewemo ryari ni imbuto imugize ni kwari uje kumubwira ikindi kitari gukora ibyo Imana ishaka ntigishobora kwinjira nikiri muri ya mbuto sasa abana b'Imana twabyawe n'imbuto itabura muri iyo mbuto harimo kumvira n'imbuto ivuye mu ijuru harimo kumvira harimo kwemera harimo niyo mpamvu Paulo mbifatira kuri Paulo iteka niwe cyitegererezo w'umugani we ngo mushinge ikirenge mu cyanjye Paulo yita umwana w'Imana niyo mpamvu yita Bikorino bene data Paulo yita umukozi w'Imana w'isezerano rishya ni umukozi ahandi akavuga ngo
ibyo nkora byose mu mubiri mbikoreshwa no. aho ngaho agaragaye nk'igikoresho. Ibyo byose byari biri muri iki, byari muri ya mbuto itabora yamutewemo. Ijambo rya Kristo rero ryamubereye isuka ibagarira iyo mbuto. Ijambo ry'Imana ryamubereye amazi yuhira iyo mbuto. Imaze gukura rero Pawulo agaragara muri ayo mashusho yose. Yanageze na kure ava ngo jyewe Pawulo imbata, esclave. Gute umuntu ashobora kuba ari umwana w'Imana, akaba imbata y'Imana, akaba umukozi w'Imana, akaba igikoresho cy'Imana, akaba nuko byari muri ya mbuto. So rero jyewe icyo nashaka kuvuga nuko nukuri icyo nsaba Imana, kuko imbuto yo iturimo, imbuto yo gutwara Yesu nk'umwami iturimo, imbuto yo gutwara Yesu ngakiza iturimo. Rero hari byarangiye, hari byatangiye koko. Kandi koko urazi Paulo avuga ngo hariya muri Tito igice cya 2 umurongo wa 13 ntitwasome kubera umwanya, avuga ubuntu bw'Imana mu bihe bitatu. Avuga ubuntu bw'Imana mu kahise, avuga ubuntu bw'Imana mu ndagihe, mu Kirundi ava mu nzagihe, urumva, mu ndagihe, akavuga n'ubuntu bw'Imana mu nzagihe, icyo bukora muri ibyo bihe bitatu. Mu mitagihe, mu kahise, avuga ngo bwaduhaye agakiza. Ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwagize gute? Bwarabonetse. Urumva, ni mu gihe cyashize. Urumva, muri icyo gihe cyashize bwaduhaye agakiza, byararangiye. Ariko mu ndagihe, muri present ubu buratwigisha. Urabona, ntabwo aho rero byaratangiye. Butwigisha iki? Kuba abana bumvira aho Yesu ni umwami, tukaba abagaragu be, tukemera kumukira. Niko butwigisha kwemera kumukurikira, butwigisha kwemera kumubera abagaragu, abakozi, butwigisha ibyo. Rero iyo turimo kugenda tubyigishwa, consequence, ingaruka ziba zibiye. Twitandukanya n'iby'isi, irari ry'umubiri, tukajya twirinda kuko turi abakozi, turi abagaragu. Urabona, dushaka kunezeza papa cyangwa umwami wacu. Mu ndagihe rero bukatubwira ngo hari ibyo mubikiwe mu kuzaboneka kw'ibyiringiro by'umugisha mu nzagihe, kuzaboneka. So rero aho byugariye naha, tugaburira iki abantu muri indagihe turimo, muri present, aho ubuntu bw'Imana butwigisha. Tubabwira iki? Ese tubabwira igituma babona umwami Yesu nk'umwami wabo, kugira ngo noneho bwa buryohe bw'agakiza, we muneze so wow, yangiriye gutya, yangiriye neza, yamuje n'Imana, yanyanditse mu gitabo cy'ubugingo, ndi umuragwa, uyu muntu namwitura iki? Ubuntu bwakubwira ngo wamubereye umugaragu. Urumva, umunezero ahita abikorana. So wow, nicyo nsaba gereranyije nicyo yamoreye n'akantu gato nsaba kumbi, ugahita wemera kuba umugaragu we, ukamwigiraho. Icyo duha abantu rero ni cyangombwa. Icyamwe n'abakozi b'Imana baba barimo kutwumva, bumva ibyo bagomba kugaburira. Uyu munsi bagaburira ibwiki, Yesu azabaha imodoka, warakijijwe. Ndaguciri nabo bakozi b'Imana yari abana b'Imana, nabo bari bafite ubwo buntu muri bo. Ikibazo ni kubera iki uyu munsi bakubigisha ibitarifi? Urumva, kuko nkuko bivuze, uhawe Yesu vy'ukuri neza ukura neza. Niko Yesu yubaka ishengero ryiwe, arafise ukuntu yabisize ishengero ryo izakubakwa. Nakabazo kaza uyu munsi turavye bihari, none ivyo inyigisho z'ibinyoma zitangwa kujya Bibiliya ivuga ati na les faux prophètes, canke harimo n'abandi bakunda Imana mugabo kubera aho bageza mu mutwe batarabitahura, babitanga uko bimeze. Abo ngabo uravyumva, ntabwo twajya guca urubanza. Oya, si guca, we hari ubitanga, sibyo? Hari ubitanga nta mutima mubi. Ibyo yashyikiriye nibyo ngibyo atanze, aho yavukiye, aho yakuriye. Uwo nguwo rero, wowe nta n'ikibazo, kuko niyumva n'ubundi azumva ijambo rizima, kandi azahindura n'ibyo yavugaga. Ibyo byo rwose ntekereza ko twese uko turi ahangaha hari ibyo twatangiye twumva, ariko n'ubundi turigeza ntituranahere. Ariko noneho ikibazo ni uguhisha
ni uguhabwa iyo ni ukuba umukozi wo gutanga icyo kinyoma. Ivyo nibyo nashaka kuvuga kuri byo turavuga ati Paul aravuga ati ni mwirarire niko no bivuga mu Kinyarwanda ni murarira gakiza kanyu kuvyo mwahawe kuvyo mwuka bigisha murinde kuko urugendo ntirurahera na Paul avuga ati singenda nk'uwashitse ndacariruka nk'utarafata urabona donc hariho nico kiguzi nako ndavuga mu musanzu ngira ngo vyumvike sinavuze ngo bikogwa hariho difference y'ibikogwa byo kugaragaza yuko uri mu Mana ushaka kwemeza abantu mugabo ugasanga ni vy'idini mugabo hariho nkuko mwavuze ibikogwa bigaragara kubera mpemu yera ko akora muri we urumva ibikogwa ariko agaragaza ko ukora muri we nayo bavuga ati rero harimo ico kintu aba mu kwigisha mu gutanga vyo kuri Kristo ntawe yigeza force urumva Kristo aratanga shwa turimo turagana ku musozo ari umuntu abajije ikibazo arabaza ati ese Kristo muri twe uvugwa ni Kristo utuye mu muntu w'inyama n'amaraso none si ijambo rivuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho n'uyu muntu upfa. Ubwo twageze muri wa mwanya wo tubaha umwanya kugira ngo mutubaze ikibazo namwe mudusangize icyo mwaba mwungutse ariko umuntu abajije ikibazo Gadi no musubiza bavuga ati Kristo muri twe we arimo arabaza uyu muntu upfa ese Kristo muri twe aba ari hehe ari mu wuhe ari mu muntu wacu w'imbere hari mu muntu wacu w'imbere nabwo ari uyu mubiri umubiri nacu maze so w'inyama n'amaraso turimo kubwira wa muntu w'imbere wa muntu wacunguwe wa muntu umwuka wera ahamiriza yuko ari umwana w'Imana niyo turimo kubwira. Reka rero twakire abantu ariko mu gusoza icyo twarebyeho n'umuvandimwe yadufashije kandi Imana imumugisha kwemera kubana natwe kuko ngiye nungutse ibintu byinshi cyane kandi twagiye tubibona uburyo abantu be gukubitira ibintu hirya kuko niba Kristo atarabirangije niba Kristo yaraje nta hari umurimo yakoze arawurangiza uwo ni wo kuducungura twabibonye ariko kandi anawurangiza no muri twebwe urumva turi noneho twari turimo kuvuga ngo Kristo muri twe ari minota nk'itanu Kristo muri twe noneho twaje kubona muri twebwe tubaye iki abagaragu tugomba dusabwa kumvira kandi nawe yavuze ngo nimuba muri riya jambo twasorejeho mwemere kuba abagaragu banjye umugaragu rero nuko hejuru yawe hari izindi mbaraga zikuyobora kwemera rero ni ukwemeraho shobuja agira gute akujyana urababaye umugaragu mwiza ntunganira gato kidogo ariko niyo uvuze ngo Yesu yabaye umugaragu ugatanga n'ibizo ngo urumva ngo nawe yari mu isezerano rya kera usomye mu isezerano rishya n'intumwa zitanaga abagaragu b'Uwiteka ngo Timoteyo nk'umugaragu ukiranuka ni umugaragu ukiranuka mu isezerano rishya kuvuga ngo ni uwizera umugaragu azamo kumvira rego abana b'Imana rero ntibagafunga inguni ngo turabana bweno tera imbere mu bwami niba ari umwami kuvuga ngo urinde imbere y'uwo mwami umugaragu we nano abagaragu nabo bamenye ko ikibabeshanyije na shebuja si imirimo hari icyabanje mbere y'uko umugaragu hari icyabanje mbere y'uko wumvira mu kubanza kuvuga Imana itugire neza. Reka rero twakira abantu kuri wa murongo mu minota mike dusigaranye ni 0783 0783 70 rimwe inshuro 3 83 ni karibu ariko bataranahamagara message yo narifite niyo ngiyo twayisomye nuko Kristo ari yo tuvuze ngo ntituzapfa nuvuga ngo araho ngaho muri utazapfa
amen. araho muri utazapfa Zapfa. nihari kuko mu igipfa cyo ni igipfa nyine yego Imana kandi itugirire kuba neza. kizapfa iki gipfa ntacyo bidutwaye. ubwo ngubwo twikomereza ubwo batarahamagara iminota nyinshi ubusa. urabona abana b'Imana rero tugomba kwaguka mugani ngo nugukoma urusyo tugakoma n'ingasire. abakozi b'Imana twumvise uruhare rwacu nukubwira abantu ijambo rya Kristo kandi koko tudafite ijambo rya Kristo abakozi b'Imana muri hano ka abarimo mwibwirira zagiye twicecekera Pastor Vero ridahari igumire Bugesera ukubita igitotsi cyawe nta rubazo uzabufite kuko uwabiguhaye yashimiye kutabiguha ikubitira igitotsi uryame ugifite nanone ukaguma hariya wowe n'umwami wawe muzamenye ukuntu muzabigenza ariko nabumva nimufunga inguni ngo turabana ku buryo umukozi w'Imana aje kukubwira ko Yesu ari umwami wawe uri umugaragu n'umukozi ugomba kumwumvira wibishimura ntabwo wagusubije mu isezerano rya kera uko mu isezerano rishya uko umwami wacu yari ameze niko dushushanywa nawe muri iyi si iyo rero duhawe iby'abana ari byo umwuka wera yaduteguriye tubyakire ariko niba yatubwiye ibyo kumubera abakozi bamwumvira tubitware byose ni ibyacu so rero twaguke mu mwuka kuko data ashaka kudukoresha mu buryo butandukanye nitwishireho imbibi cyakora n'ufunga umutwe ukaguma uri umwana ntacyo uzamarira Imana uzahora uri umwana tu winywera amata erega amata mu gihe cyacu nibi byararangiye nicyo mu gihe burya umwanditsi w'Abaheburayo iyo arimo kubwira Abaheburayo ko batagikwiriye gukomeza kunywa amata yashaka kubabwira bya bindi byo kwa Mose ni byibanze muri iki gihe mu gihe cye ariko twebwe abasohoye mu butumwa bwiza ibyo twita amata nibi byararangiye turabana turabera n'abaziranenge nibyo ariko uzahora uri umwana reka twakire allo oneshe mwaramutse neza ni amahoro yego umunsuhurize n'umutumirwa umutumirwa yakumvisha twamusuhuje arakumva yego turashima Imana rero ko yaduhaye kuba abagaragu bayo kandi tukaba duhishuriwe neza ko murabyishimiye se ubwo buhake murabwishimiye turabwishimiye cyane ahubwo nagira ngo ubutaha muzadufashe wenda muzakibuke ariko muzaheraho niba umuragwa n'umugaragu muri Kristo Yesu hari aho bihurira urakoze cyane mudusuriza abo ku rweru bene data ku rweru turabatahiza izo ntashyo turazitanga mu kanya gato rwose turaduhagurutse umuvandimwe avuga ati umuragwa n'umugaragu erega nuko tubifata muri iyo sanse y'ubugaragu ariko nanjye mu rugo nagira uwo mugisha wo kugira abaragwa Gadi yavuze ngo umuryango we ni umwigisha abaragwa ariko abo bana ntabwo nababyaye ngo babe bari hariya gusa wenda muri ya myaka bavuze muri bo ari uruhinja afite umumaro ari uruhinja yewe nubwo yaba kwaye ntawe arafata wowe umubonamo burya ntabwo ubona umwana ari uruhinja ahubwo umubonamo umumaro yego umubonamo umumaro niyo mpamvu umwana atakaje ubuzima afite imyaka amezi 2-3 wowe ubuhombye icyo azakora wowe ubuhombye umumaro azakumarira yego ndabibona wowe ubuhombye umumaro azakumarira ibyo rero umureba ashobora kubona ari umwana udafite ikintu amaze ariko muri we muri ufite ibyo umubitsemo muri ufite ibyo umutegerejemo muri ibyo rero niho umwana kure yagira imyaka 10, 12, 10 ukavuga uti genda unza umwana aravuka akarerwa agatumwa uko gutumwa ntabwo wamwita umugaragu ariko ubugaragu twabwise imirimo
nuko nshobora kwicara hariya urabizi wenda wowe ufite nabo n'umukobwa umaze kuba inkumi wowe uzicara hariya wenda agutegurira icyayi akikuzanire aguhanagurira inkweto ari mu kazi sibyo ntabwo uri bumwite umugaragu ariko arimo arakora ariko noneho bifate ko ufite umukobwa w'inkumi w'imyaka 20 ubyuka ubwawe ukubure sibyo wikoropere hanyuma wikorogera icyayi mbese we aba ari aho si umwana se ni umwana araho ariko nta mirimo ubwo bugaragu nituvuga ubugaragu rero ntabwo ari kontara y'ubugaragu ni ukugandukira so amen ni ukugandukira papa wawe nawe akavuga ati kweri narabyaye narabyaye ubu ngubu namara gukura wenda niba ufite imodoka uzajya wicara hariya avuga ati yewe shatu haguruka tugende yinjire mu modoka yatse ugende nawe uvuga uti kweri urumva rero n'Imana kubyara yishimira ko abo yabyaye basavinga nimba bakora mu murimo wayo ntabwo ifite kujya gutuma rubanda izatuma abo yabyaye kandi bagejeje ku gihe cyo gutumwa urumva niyo sanse rero ntabwo umuragwa abasha kuba umugaragu 100% bigahura dusezera rero muvuga ijambo dusezera ubuntu bw'Imana buduwe kugendera muri ibi muri ibi dusorejeho muvandimwe nkuru nziza kandi nawe tubwira ijambo dusezere ni gukunganira ku byo bejeje kuvuga by'umugaragu n'umuragwa muri Galatiya nivuga neza ati umuragwa akiri muto nahataniye n'umugaragu mu nzu gushika ageze ahantu akura hama akaba umuragwa akabifata mu nzu donc kuko twitwa abagaragu ni kubera Imana ikudushikana mu kiringo cyo kuba abaraganwa yego si ukuvuga ngo turabo hanze nta mpembo doro ni nuko iri kwiradukuza turi mu rugendo ntiturashika tubyakira ko Imana ibitwigishije hama turabaraganwa ariko ntabwo inite y'uburagwa yatakaye ahubwo kuriga kuzaba umuragwa ari responsable amen dusoza dasoza mvuga ngo icyifuzo nuko Imana yaduha kumvira kugira ngo tuyoboke Imana iduhana umugisha